Amen. Imana Amen. ibahumugisha, Imana itwigishanye, inyigishanye namwe ndetse n'abazadukurikira hanyuma. Imana itwigishirize hamwe. Urugo ntago rugira umuhanga, ikindi urugo, buri rugo rurisa, nta rugo rumeze nk'urwundi, nk'uko ubuzima bwa buri muntu buri unique mu maso y'Imana, bwihariye mu maso y'Imana, niko abo bantu iyo bahuriye mu rugo nabwo bongera bakagira urugo rw'umwihariko. Nakwigiraho ibyiza, wanyigiraho ibyiza bikeya, ariko buri rugo ni umwihariko mu maso y'Imana. Amen. The Lord teaches as He's teaching those who follow us. As in life, we all have unique life. The same way that in our families, when we meet together, we have the unique families. Turakomeje rero kuganira nk'uko twatangiye ku munsi w'ejo tuvuga umugambi w'Imana mu kurema umuryango. As we continue, as we did yesterday, how God planned on the family, how to create a family. Ejo twarangirije muri kimwe twavuze ko kigize umugambi w'Imana mu gushinga umuryango, ariko kirimo byinshi, aho Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, bavuga ngo reka muremere umufasha bakwiranye, kandi nyamara ibindi bintu byiza byose byari biri muri Edeni, ariko habuze umuntu uri bumere kimwe na Adamu bakuzuzanya. As we spoke yesterday, we spoke on the plan that God says, let us make man and the wife so that they can be with the husband. It's the things of fulfilling one another. Uwo mugambi mu cyongereza tuvuga ngo ni companionship, sinzi ko mvuga neza, ariko mu kinyarwanda tugerekereje twavuga ngo ni kugira ngo buzuzanye, bamarane irungu, bafashanye, bamarane ubwigunge. Muri make ni umuntu mugendana mu bintu byose, mu buryo bwose, mugahuza ibintu byose. In this companionship, it's somebody who come together with somebody that you help one another, you work together and do all things together. Umuntu umwe rero Imana yavugaga umugabo azasiga iwabo abane n'umugore we babe umuntu umwe cyangwa se babe umubiri umwe, birenze physical union, birenze guhuza imibiri. And what the Bible says that the man will leave his family and join his wife, it is beyond things that we know. Iyo bigenze neza nk'uko Imana yabigenye, ni uguhuza mind na soul, mbese bagahinduka one unit, bagahinduka ikintu kimwe, reka mvuge gutyo. As the Bible says, is to join the mind and soul and become one. Nongere mvuge ngo iyo byagenze neza ni relationship irenze sensual, irenze emotional attraction, irenze ndetse igenda ikagera nicyo twakwita muri realm spirituel, mu gice cy'umwuka, irenze ibyo byose ikanagera iyo yagenze neza. And if this companionship went well, it becomes the essential, it becomes the spiritual thing in all. Hakaba cya kintu twita ni nk'ubumwe cyangwa se oneness mu cyongereza, aho bahuje ibibagize byose n'igice cy'umwuka. Ariko ibyo bintu bishoboka iyo bombi ari abantu bagandukira Imana, iyo umugore n'umugabo bombi bagandukira Imana, nibwo bashobora no guhuza ibyo bice byose bibagize. And this thing become a unity or oneness when all of them, they are in one accord. Muri make iyo bombi bagandukira Imana cyangwa se biyegurira Imana, barangiza nabo ubwabo bakiyegurirana byuzuye. In short, it's all of them, they need to believe in God, and also they can also believe themselves. Kuko abantu bashobora gushakana bagahana imibiri yabo, bakagerageza guhuza bimwe mu bigize umuntu wa imbere, ariko bituzuye. Ariko ibyo Imana yashakaga kugira ngo uyu mugambi wayo wo gushira ubwigunge, wo gushira irungu, wo gushira kuba wenyine uwuzure, nuko bagombaga guhura no guhuza ibibagize byose. Nongera mvuga ngo ibyo bintu bishoboka gusa ku bantu bombi biyeguriye Imana, ntabwo biyegurira Imana buri munsi. Ne kuvuga abakristo gusa ko umuntu ashobora kuba umukristo ariko ubuzima bwe atarabuhaye Imana uko bwakabaye. Bamara kwiha Imana nabo ubwabo bakaba bihanye. And this thing can work because they have committed to themselves to the Lord. And this thing can be not only joining the body, but committing themselves to the Lord. Iyo relationship rero ibitakiri ahandi mvuga ngo ni njyewe n'ibyanjye, ahubwo bihinduka twebwe n'ibyacu. Sinzi niba cy'ikintu cyumvikana.
And this relationship, it comes when not saying that it is my own or your own, but it becomes ours. Hani ibitakivuga ngo me and my thing cyangwa ibintu byanjye, ahubwo bikaba njyewe n'ibyacu, akandi atari kubivuga ku munwa gusa, ariko uko tugenda kwegerana cyangwa umugore n'umugabo bagenda begerana, ariko settings zo mu bitekerezo yabo n'imitima yabo ariko zimera. Ni ukuvuga ngo ntaba gifite igitandukanijwe, ahubwo binjiranyemo bibaye ibyabo. And this thing, they are no longer having things in separation. One say that it's mine, or others, one says mine, but they go together, join things together and become theirs. Abantu bashobora gusazana bakagirana imyaka 30, 40, 50 bari mu rushako, ariko ibyo bintu bitigeze bigerwaho. People can live longer in marriage, but these things has not been achieved. Ariko mu bintu bituma mariage yarastinga ikabaho kandi imeze nk'uko Imana ishaka, nuko abashakanye bubaha Imana bagera aho hantu n'iki Imana ishaka. But what the Lord wants in marriage is people to love God, and so that they can reach where God wants them to be. Iyo bitageze aho ngaho, wa mugambi w'Imana wo kubona umufasha mugendana mu kugendana si kujyana mu kazi, ko dushobora kujyana mu kazi tugacuruzanya ariko tutinjiranyemo. Wa mugambi w'Imana yashakaga iyo tutageze aho ntugerwaho. Niyo mpamvu turimo gusaba abari muri Kristo Yesu kwibuka, nshimira na Kristo Imana yayoboye kugira iyi topic, kugira ngo abari muri Kristo Yesu, abagize umugisha umugabo n'umugore bakaba bari muri Kristo Yesu, bongera gutekereza umugambi w'Imana ijya kure mu rugo, hanyuma baharanire kuwugenderamo. Twe gukururwa n'iby'isi ikora, twe gukururwa no gutunganya iby'inyuma gusa n'ibigaragara, ariko twongere dutekereze ku mugambi w'Imana kurushako. Ese ubu bumwe Imana yashakaga bwinjiranyemo, ese koko niho turimo kugana, wowe niwe mwashakanye? Niba For the plan of God is to have Christ, Jesus Christ in you with the unity, and you ask yourself, is this marriage what the Lord has wanted us to be? Ikindi nakongera gushimangira nuko kugira ngo uru rushako rubeho kandi rugumeho kandi rumeze neza, bisaba kwiyemeza kwa bombi, bisaba ko bombi babigira priority, bibi cy'ingenzi mu buzima bwabo. And for this marriage to last is for all of them to have priorities to them. Uyu mugambi rero mwiza wo kumarana irungu, wo kuhumurizanya, wo kwinjiranamo, wo kumva umwe yabaye undi rwose bafatanye, uyu mugambi mwiza unagendana na responsibility n'inshingano. Usigiye umugore inshingano, usigiye umugabo inshingano, ariko ikindi kintu ubasizemo kuba fragile, kuba abantu boroshye. And this good plan that the Lord has given is to encourage one another, to make themselves not be loneliness, and also to have responsibilities in them. Boroshye umwe ku wundi. And to make one another source of. Woroshye umwe ku wundi kubera iki? Kuko expectation y'umugabo ku mugore we na expectation y'umugore ku mugabo, ibyo amutegerejeho bihita biba hejuru cyane. What the man is expecting from a wife is the same way the woman is expecting from a man, so that it can be on the high level. Muri make Imana yari ibategerejeho, cyangwa se umugambi nusohoza ko utarabwira umugabo wawe kubabaye, utarabwira umugore wawe kurushye, atari ukuruha kuri physical, yagombye kubyumva. Muri make ko bagenda binjiranamo, ataramubwira ko arushye, ataramubwira ko afite ikibazo, yagombye kubyumva kuko bahuje ibintu byinshi muri bo. Yagombye kubona ko uwo muntu bari kumwe hari ikintu kitagenda neza. Because of this plan, before somebody tell you that is tired or is loneliness, the person needs, either man or woman, needs to understand and know before the woman tell or the man tell her. Ntago umugore w'uwo mugabo cyangwa uwo mugabo aba akeneye ko uwo mugenzi wa byumva gusa, ahubwo bagira ngo amubere n'igisubizo. Kandi ibyo bintu birikora. Nta ubukeneye ko niba urushye mu mutima, mu marangamutima, umugabo wakubera igisubizo. Ubukeneye ko niba urushye mu marangamutima, mu mwuka, mu ahantu hose harushya, ubukeneye ko umugore wawe wakubera igisubizo. Birikora kuko Imana ijya kubarema ngo binjiranemo, yari bahaye no kubana icyo gisubizo. Muri make urabitegereje mu mutwe wawe no mu bwonko bwawe, buri set gutegereza ibyo bintu bikomeye by'igisubizo bikomeye kuwo mwashakanye. Niko bisetinze. And how this marriage is set, it's not only the understanding, but only to have a solution for one another, as God has set this union.
iyo rero uyu mugore n'umugabo bagenda baharanira koko gusohoza umugambi w'Imana, nanone kwinjiranamo kwabo kugenda kurushaho gukora. Uko bamarana igihe, uko bamarana imyaka, ntago bagenda barekurana, ahubwo bagenda barushaho kwegerana, noneho kwa kumvana, kwa gutwazanya, kwa gushyigikirana bikaba automatique, bikagenda bibana byinshi, bikagenda birushaho no gukura iyo barimo basohoza uyu mugambi w'Imana. And to fulfill this plan of God, is the more they spend years together, they become one and they become closer to each other and to fulfill the plan of God. Iyo abashakanye rero batamenye uyu mugambi w'Imana, ntanamenye ko uwo mugabo yahawe cyangwa uwo mugore ari impano y'Imana, agomba kumwuzuza. Niwe cyuzuzo cyonyine afite ku isi, ni icyuzuzo cye. Umugore ni icyuzuzo cy'umugabo, umugabo ni icyuzuzo cy'umugore we. Iyo abashakanye batabimenye, bibyara gukomeretsanya no kubabazanya, niyo baba batavuze cyangwa se nta kintu umugabo yakwimye, nta kintu umugore we yakwimye, ariko kwa kwinjiranamo no kumutegerezaho ibintu bihambaye ubundi umuntu atabasha byo kwinjira amarangamutima y'umuntu, kwa kundi uba bimutegerejeho. Iyo ubwo bumwe butakomejwe, havuka gukomeretsanya, kuko agufite expectation, ategereje ko aruhukira kuri wowe, kandi wenda nawe urarushye, ategereje kubyibwira ko yababaye, kandi nawe wenda ntufite amaso yo kubireba. Muri make kwegerana kwabo ko kubarinda ibikomere. Kutamenya uyu mugambi w'Imana utangaje bituma bakomeretsanya batanabishakaga cyangwa batanabivuzeho. And if the family does know this fulfillment of the plan of God, they make wound to each other because they don't have this plan of God in their family. Hari n'igihe badakomeretsanya bikomeye, ariko hakaba akantu ka indifference, akantu ko kwibwira ngo okay, ntabwo anyitayeho, n'undi nawe kumva ntamwitayeho cyangwa se kumva ntamwumva, kubera ko ubwo bumwe kumenya ko ari icyo Imana yashakaga tutabitindaho cyane, cyangwa se kutubiha agaciro kavuga umuntu ko namuhaye amafaranga, umuntu ko namuhaye imodoka, umuntu ko namugejeje ku kazi, ukumva birahagije. Ariko kwinjiranamo niko kuri bukemure ubwigunge, niko kuri bukemure gushakira igisubiza ahandi, kandi umwami Imana abikomereze abashakanye twese. It may not be wounding one another, but also undermining each other, thinking that why is he behaving like that, because I have already given what she wants. So these kind of things also can be cause of nongere shimangire dufite indi mibano myiza tugirana n'abantu. Iyo ufite abavandimwe beza, iyo ufite ababyeyi beza, iyo ufite inshuti, iyo ufite abandi bantu bo mu muryango bashobora gufasha, abo bantu bose ni byiza. Ariko umubano kwinjiranamo k'umugabo n'umugabo kuri unique mu maso y'Imana, ntikugira ikigusimbura, ntago kigira ikigusimbura. We also have families that we spend good time together, but this kind of union that God has made, there's nothing incomparable to it. Reka mvuge rero gato tukiri kuri iki, turaza kuvuga ikindi kimwe tugana ku musozo. Turi kuri iki, reka mvuge kugira ngo ibi bintu tubashe kubirinda, ibi bintu by'igitangaza twahawe n'Imana. Ibi bintu tekereza kuba mbyara umwana akasohoka mu nda akaba mukuru, ariko Imana ikaba itarampaye kuba umwe n'uwo mwana. None umugabo ntabyaye utaramzaye, Imana ikaba ariyo duhaye kuba umwe. Nyamara abana bavuye mu nda yanjye, basohoka mu nda yanjye, batwara amezi 9. Ariko Imana igiye gutanga ubwo bumwe, ibutanga hagati y'abantu, umwe yavutse ukwe, undi akavuka ukwe, bakarererwa mu bice itandukanye. Ariko Imana ibishima ityo. Ibyo bintu rero byavuye mu mugambi w'Imana, nibyo kurindwa kugira ngo byuzure. Imana yarebye ijana ku ijana, ne kwenjoyinga 50% gusa, we kwenjoyinga 40% gusa, kandi waragenewe kwenjoyinga 100%. Ni responsibility Imana yashyize mu maboko y'abagore n'abagabo bayizera. Imagine this kind of unit that God has not given me. Imagine my mother and I'm giving birth to a child, but that child cannot be united with me, but a person who came from another family. It is a person with my companionship and the unity with him. And this thing needs to be protected very well. So kuko byavuye ku Mana, kuko byavuye ku Mana, ikintu cyambere kizadufasha kubirinda no kugira ngo bigerweho, ikintu cyambere nukubaha Imana n'ijambo ryayo. And the first thing that it will make us to protect it is to obey God and to love the word of God. Kubaha Imana n'ijambo ryayo byagombye kuba ikintu gifite umwanya munini na mbere yuko abantu bashakana. And to obey God and His word is the thing that can have a big part of in our life before even we get married to each other. Bimwe mu bibazo twabasha kwirinda byinshi ni igihe abantu bashakanye
bombi bubaha Imana, ariko yabaye gushakana bombi batubaha Imana, umwe muri bo azahinduka azikorera umusaraba igihe kirekire, cyangwa se niba bashakanye batubaha Imana ibyo byo ntacyo bitwaye, wenda tuba tugira ngo bazagere hagati bakizwe, ariko nta byago nko kuba wowe wari umucyo mu buzima bwawe hanyuma ugashakana n'umuntu utari umwana w'Imana. Iyo umuntu atari umwana w'Imana bari umwana wa Satani, ndetse ibintu biba bitangiye ku rufatiro rupfuye. And it's the thing when you are married to somebody who love God and you also love God, but also it's a pity when you love somebody or you join somebody who doesn't know God or love God, then your foundation has started in a wrong way. Mu rwandiko rwa kabiri rw'Abikorinto igice cya 6 umurongo wa 14, in 2 Corinthians 6 verse 14, muri Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukifatanye n'abatemera Kristo, mbese ubutabera n'ubugome byahurirahe, ese umucyo wasabana ute n'umwijima? It says that don't team up with those who are unbelievers. How can the righteousness be a partner with the wickedness? How can the light live with the darkness? Iri hame riramutse rikurikijwe, abantu bajya kubaka urugo, byaturinda impagarara nyinshi biri mu rugo. Habubwo rero abantu bibaza ngo ese ukijwe n'udakijwe turamubwirwa n'iki ko bose bari mu nzu y'Imana? Ni ukuri, uretse kuba umuntu yakwirengagiza, niba umaze iminsi ukundanye n'umuntu murimo mumenyana, niba koko uri umwana w'Imana niba uri umwana w'Imana, ibimenyetso by'uko uwo muntu mudafatanyije urugendo uzabibona. Wenda kuko wamaze kumukunda, kuko urukundo n'imbaraga, uzabyirengagiza, ariko uzaba wabibonye ko uwo muntu atayoborwa n'Imana mu buzima bwe. Ashobora kuba aririmba, ashobora kuba ari pastor avuga ubutumwa, ariko niba atayoborwa n'Imana uzabona ibimenyetso byabyo, ubirebeho cyangwa se ubyirengagize. And there's a question many people pose and they say, how can you know that a person is unbelievers? And some of them, they are in the church, but the time you spend together knowing each other, you will know, you will notice something that there is something that is not of God. Ushobora no kuvuga ngo umuntu hagati mu nzira yahinduka, umuntu yahinduka koko, ariko reka nkubwire, umuntu wabyawe n'Imana, umuntu wahindutse umwana w'Imana, imicyahire we, uburyo acyahwa ari mu cyaha cyangwa ari mu ikosa, uburyo agaruka, uburyo yihana, bitandukanye n'umuntu utaravuga. You may say that the person will change on the way, but let me tell you the truth. A person who born of God is different with a person who is not born of God. Umuntu wabyawe n'Imana, pana umuntu uri mu idini. The person who is born with God, not the person who is in the church. Ingorane tujya tugira nuko nanjye nshobora kuba ntarabyawe n'Imana ariko ndi mu idini, nakubitana n'undi utarabyawe n'Imana na uri mu idini rya Gikristo, ubwo nyine twagera mu rugo rukazaka cyangwa se tukazashwana, ariko kuko nanjye ntabyawe n'Imana ngakurura ibisa nanjye, twagera imbere kandi tugashaka ko amahame y'Imana dukorera kandi Imana tutayubaha, mbese ingorane zikavuka. Ariko reka aho twe kwatinda kuko turavugana n'abashakanye, ariko kwari kugira ngo tumenye ngo biturinda, wenda n'abajene bazatwumva, biturinda impagarara nyinshi hagati mu rushako. Without delaying on this one, we are saying this because it protects us from being quarrels in between of marriages. So ubwa bumwe buryoshye rero Imana yashaka hagati y'umugore n'umugabo, kwa gushyigikirana, kwa kutazigera umuntu yumva irungu, yumva atawe, yumva ari wenyine, bizakomezwa n'umubano wacu n'Imana. Muri make umubano uri vertical, umubano uhagaze. Iyo tuvuze ngo umubano uko umugabo abana n'Imana, uko umugore abana n'Imana, uyu mubano twita uri vertical uhagaze, numera neza, umubano uri horizontal ajya kubana n'umugore cyangwa n'umugabo bizamworohera rwose. And because of unity that God wants us to live, it will continue because you have committed to God, and through of you committing to God, it will stand firm. Nta muntu ugenda agwiza kubaha Imana ngo abure kugenda abera uwo bashakanye mwiza. Uko umuntu agenda agwiza kubaha Imana, azagenda arushaho kubera mwiza uwo bashakanye. Kubaha Imana apana kubaha idini. And the more you fulfill to love God, the more you also feel to love the one you have married to. Impamvu nimo gushimangira kubaha Imana nuko umuntu ashobora kubaha idini rye, akubahiriza imihango yaryo yose, akaba mu materaniro yaryo yose, ariko atubaha Imana, ahubwo bikaba byamusenyera urugo kandi mu idini ari faithful ku idini rye. And the reason I'm concerned on this, a person can be in the church and follow the regulation, the rules of the church, but he is not for loving of God, and he is in the church.
ariko uko umugabo cyangwa umugore yiyegurira Imana arushaho kuyumvira niko apfa kuri kamere. Mwagize guse mu rugo dupfa kamere zacu, dupfa ya pride yacu, bwa bwibone butari bwapfa, dupfa kwikunda. Noneho guca bugufi nkabibura, kamere zageze kambyukana z'umujinya n'amahane n'ibiki nkabangamira twashakanye. Ariko uko umugabo cyangwa umugore biyegurira Imana barushaho kuyumvira niko bazagenda bapfa kuri kamere zabo, kandi uko bapfa kuri kamere niko abera mwiza uwo bashakanye, niko ubwibone bugenda bumeneka agacira bugufi uwo bashakanye. And the more you commit to the Lord, the more you die in the nature of being pride in you. And the more both of you committed to the Lord, the more you surrender to your wife or to your husband and listen to one another. Ikindi uko umwe mu bubatsi urugo arushaho kwiyegurira Imana niko bizabyara muri we ya rwa rukundo rudafite condition, unconditional love. Buryo uko negerana n'Imana nkamenya ko Imana inkunda byinshi bikabije, niko isuka mu rukundo rwayo. Icyo gihe gukunda uwo twashakanye bikanyorohera, ntibibe rwa rukundo gusa rw'umubiri, ahubwo nka uko nakira urukundo rw'Imana muri nge ni nako mbasha kurutanga. The more you love God, the more you love unconditionally. The way you receive the love from God, the more you give it to the one you muri love. make uko usabana n'Imana, uko urushaho kuyiyegurira no kuyumvira, niko uzakunda uwo mwashakanye urukundo rudasaza, urukundo rudashingiye kuri physical appearance, urukundo rudashingiye ku buryo yitwaye. Urwo rero rukomoka ku Mana yonyine. The more you commit to the Lord, the more you commit to your wife or your husband. And this kind of love came from God alone. Ikindi uko wiyegurira Imana niko uca bugufi mu mutima wawe, Imana ikaguha imbaraga, kuko ntiwakuba ku rugo rumeze nk'uko Imana ishaka mu mbaraga z'umuntu zisanzwe. Ntabwo bibaho, tubikura ku Mana. The more you commit to the Lord, the more you humble yourself, because you cannot build your home with your own strength or your power, but it comes from the Lord. Nutishingikiriza ku Mana uzitungura nawe ubwawe. Wenda bamaze iminsi mu rushako bambera abahamya, uzitungura, uzisanga n'utugeso utaruzi ko wagira, uzisanga na burya ntago nshobora kwihangana kuri iki kigero, burya ngira amahane gutya, burya uzisanga nawe ubwawe uzitungura. Ariko nitwishingikiriza ku Mana tuzaca bugufi, Imana iduha ubuntu bwayo n'imbaraga zayo zo kugenda tubera beza, tubera igisubizo, tubera uburyohe abo twashakanye. The more you rely to God, the more you don't rely to God, you'll be surprising yourself. You ask yourself, am I not patient enough? Do I have this kind of anger? But the more you rely on God, the more you rely to those you love. Aka kabiri kadufasha ko twagera kuri buriya bumwe Imana yadushakiraga nyuma yo kubaha Imana n'ijambo ryayo, nuko applyinga noneho amahame y'Imana ku mugabo no ku mugore, gushyira mu ngiro amahame y'ubwami bw'Imana ku mugabo no ku mugore. And the second unit is to put the commandment on the women and the men. The principles, amahame kuko Imana ifite amahame yashyize mu ijambo ryayo agenga abagabo, ifite amahame yashyize mu ijambo ryayo agenga abagore. There are principles that God has given to men and also the ones that He has given to women. Ubuzima bwose bwa Gikristo Imana yagiye buha amahame. Tuvuga urugero uko abakozi babana na shebuja, Imana yarabivuze, irababwira be gukorera ijisho, be gukora abashebuja bakibareba, babubahe n'ibindi. Yabwiye bashebuja nabo abakoresha, irababwira be gukoresha abakozi babo bibagiye ko bazaragana ubugingo, ko bafite shebuja mukuri. Nuvuga ngo ubuzima bwose bwa Gikristo Imana yabugeneye amahame runaka. Kuki biri ngombwa ko umwana w'Imana akwiriye kwita ku mahame principles Imana yahaye abagabo n'abagore? Nuko umuntu ashobora kuba mwiza mu zindi area zose, akaba mwiza muri korari, akaba mwiza mu bucuruzi, akaba mwiza muri ofisi, akaba mwiza ariko akaba umugore mubi mu rugo, akaba n'umugabo mubi kuko atitaye ku mahame Imana yahaye abagore n'abagabo mu rugo. In all life that we have, there are principles that are needed to be followed. As the Bible says that the servants should respect their bosses, and the bosses also should know how to treat their servants. It's the same way that God has put principles in the women and men. Umuntu yatabyitayeho ashobora kuba pastor mwiza ariko akaba umugabo mubi, ashobora kuba pastor mwiza ariko akaba umugore mubi, kuko Imana ntiyigeze idusigira ibintu biri vide. Yagiye itubwira buri kintu cyose cyadufasha
muri area runaka y'ubuzima bwacu. A person can be a good pastor and he doesn't have a good home. A woman also can be a good pastor and also she doesn't have a good home. Not a In good all home. things that God has given. Not a good home. Ashobora kuba pasiteri mwiza nkanjye ndi umugore ariko nkaba umugore mubi. Ashobora kuba pasiteri w'umugabo mwiza ariko akaba umugabo mubi. Kuko home yo igizwe n'ibintu byinshi. He can be a man that is a good pastor and become a bad man, and also a woman can be a good woman, a pastor, and can become a bad woman. Yego akaba umugore mubi rwose. Nta bintu rero Imana yigeze isaba abantu bitabafitiye umumaro. Mu bintu byose Imana idusaba byose abantu ba mbere babyungukiramo ni twebwe bifitiye umumaro. In all things that the Lord has asked, it all has the important things in us. So, Imana isaba umugabo gukunda, konoha, guha icyubahiro, protectinga umugore we nkuko Kristo abigirira itorero. To love, to honor and protect umugore we nkuko Kristo abigirira itorero. Ntago ari umugore ubyungukiramo gusa, n'umugabo ubwe abyungukiramo iyo arimo kubikora. As the way that the Lord says that the husband should love their wife, the woman benefit from it. Not only did the woman will benefit, also the man will benefit while he's doing it. Ari urugero rwa Isaka dukunda gukoresha. Bibiliya irambwira ngo Isaka yakundwakaje umugore we. Yafashe umugore we amujyana mu ihema rya nyina yari yarapfushije. Isaka akundwakaza. Gukundwakaza ni urukundo rwashyizwe mu ngiro, rwashyizwe mu bikorwa, rugaragazwa. Akundwakaza umugore we. Isaka akira umubabaro yatewe n'urupfu rwa nyina. Ninde wakundwakaje? Ni Isaka. Arimo arabigirira nde? Umugore we. Ninde ushize umubabaro? Ni Isaka. And the Bible speaks about how Isaac loved dearly his wife, and he took her to the tent of his mother. And because Isaac loved the wife, he was also being fulfilled to be happy in his life. So umugabo ukunda umugore we, umuonora, umuprotectinga, kandi adaprotectinze umubiri gusa, aprotectinze arinze ibice byose bigize umugore we, umugabo azabyungukiramo. And the man who love and protect the woman, his wife, he will also benefit from it. So reka turebe mu Befeso igice cya 5 dore ku 25 tugeze ku 31. Ndabona narondogoye amasaha atujyanye tutaragira aho tugera. Abefeso 5:25 kugeza ku 31. Reka nsome nihuse mu cyongereza arababwira hariho gusa ariko muraza kwisomera. Arajya wenda avuga ku ijambo ndibutindeho kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Abefeso 5 kuva ku 25 kugeza ku 31. Ephesians 5 from verse 25 to 31. So umurongo ndibutindeho niho akundi bujye nshimangira ni kuzagishira mu cyongereza. Ahandi baraza kubyisomera. Bagabo mukunda abagore mwashakanye, ndakoresha bibiri ijambo ry'Imana. Bagabo mukunda abagore mwashakanye nkuko Kristo yakunze umuryango we akawupfira. Ngo kwari ukugira ngo awiyegurire, aweze, awuhagije amazi akoresheje ijambo rye. Uwo muryango ari wo mugeni we, awishingire ufite ikuzo, nta kizinga, nta munkanyari cyangwa ikindi cyose gisa gityo. Ahubwo uboneye udafite inenge. Pardon. Uko niko abagabo bagomba gukunda abagore bashakanye nkuko bakunda imibiri yabo. Ukunda umugore we aba yikunze, nta muntu wanga umubiri we bibaho, ahubwo arawugaburira akawukundwakaza nkuko Kristo agirira umuryango we. Kandi nitwe ngingo z'uwo mubiri we. Ibyanditswe biravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe. Muri make Imana yasabye abagabo gukunda abagore babo urukundo rugaragara. Nagaruka kuvuga ngo ndabizi ko mukunda yewe, ngo ariko se ngo ntabizi ko mukunda, ngo sinabimubwiye se cyagiye turi mu murenge. In short, God asked men to love their wives in the love that is visible. Uru ni urukundo rukabije. This is a love that is Urukundo unconditional. rwitangira uwo rwakunze. And the love that gives up for the one who loves. Kuko Yesu aravuga ko we yapfiriye itorero. And Jesus said that he died for the church. Ni urukundo ruri sacrificial rwitanga. It is a love that is sacrificial. Ni urukundo rushyirwa mu ngiro kandi rugaragazwa. It is a love that they put in deed. Kuko yavuze ngo nta wakwanga umubiri we, ahubwo arawugaburira. Muri make uko n'ugukeyaringa awitaho,
arawukundwakaza. Gukundwakaza n'utujeste n'udukorwa n'utuntu twose dutuma umuntu yumva akunzwe. As it says that no one hates his own body but feeds it, cares it for it. Hanyuma Imana ibyo nibyo yatinyutse ibisaba abagabo, irangije ihanika ikigero cyabyo na standard yabyo, irabihanika cyane ibigeranya n'urukundo Kristo yakunze itorero. And this is what the Lord has asked men to do, and he also put it in his standard, that the same way that he loved his church. Ni urukundo rufite ibikorwa byinshi bitarangira. Uyu munsi Yesu yagiye kudutegura hacu niko yatubwiye. N'uyu munsi aracyahategura. N'uyu munsi aracyatunganya umugeni. Aracyadukuraho intege buri munsi. Iyo munaniye ntago njugunya, arambyutsa, akanyuhagira, akanyingingira. Muri make afite umurimo umwe wonyine wo gutunganya umugeni we, akazamwishyura umugeni atagira inenge. Bagabo bene data, izo nizo nshingano dufite. The same way that the Lord says that he's going to prepare for us in home in heaven, the same way that preparing for his bride. Thank you. Kereka umugore wicawemo na Satani, nta mugore wakundwa gutya rwose ngo areke kurespondinga kurwo rukundo. Ni muri abahamya banjye bagabo bene data. Unless the woman is under the devil captured, there are women who is being loved like that who will always also respond to it. Urukundo rwashyizwe mu ngiro, urukundo rwagaragajwe, urukundo rufite ibice byabyo byose, atari urukundo uvuga ngo arabizi ko mukunda, arabizi n'amafaranga niwe nagiye kuyashakira, uze tuyasangira nande, usitse oya, ni urukundo rushyirwa mu ngiro. Ibi rero ntabwo Imana yabikoze nko kurushya abantu, ahubwo yabibahaye kugira ngo ubihabwa yunguke n'ubitanga yunguke. And this love that the Lord has given us, he gave it to all the parties of the love. It's the love that he put it indeed, and also put it for us to benefit from it. Urukundo ruraryoha iyo urimo gukunda nawe wumva urimo kuryoherwa. Love is good when you're loving somebody, you are also loving it. Hanyuma umugore nawe arabwirwa ngo, and the woman is being told, kuri 5:22, ngo bagore mwubaha abagabo mwashakanye nk'uko mwubaha Nyagasani. Nagaruko mwubaha bosi, nuko mwubaha Imana. And the Bible says that for wives, this means submit to your husband is to the Lord. Iyo bavuga itorero, nagira ngo utumve nk'ibi mwasengeraga mu kanya z'intambara n'ibiki. Itorero ni umugeni wa Kristo, wubaha Kristo, ushobora no gupfa ku bwa Kristo. Muri make yubaha Imana ye ku buryo ikintu cyamubuza kubaha Imana ye ashobora kwemera agapfa. Niyo mpamvu abantu bapfira Kristo, niyo mpamvu abantu bamupfiriye. And this bride that the Bible is talking about is the person who can die for his bride and also for his church. That's why Jesus died for his people. So uku kuganduka rero kwagenewe gusa umugore akugomba umugabo we gusa, naga kugomba boss mu kazi, naga kugomba pasiteri we, naga kugomba uri muntu. Nukuganduka kwagenewe umugabo we gusa. Nta nubwo kugomba sebuko aramwubaha, ariko kuganduka kwatuma nemera itorero ryemera gupfa igihe bagiye kuribuza gukora icyo umugabo waryo yavuze ari we Yesu Kristo. Ibyo byagenewe umugore n'umugabo gusa. And this submission that the Bible talks about, wife to submit, was only meant for the husband, not your father-in-law or the boss or anyone else, but only the husband. Niki gituma rero ingo zacu zitaryoshye nkuko Imana yabishakaga, nuko aya mahame Imana yahaye abagore n'abagabo tutayatindaho. Ntago tuyatindaho, ntago tuyigaho ngo turebe uruhare rwacu. Ntago ngewe nshinzwe kumara umwanya niga iki Imana yahaye abagabo, nshinzwe kumara umwanya niga iki Imana yasabye abagore, kuko ndi umugore. N'umugabo ashinzwe, ntagashinzwe ishuri nyinshi turabicurika. Umugabo yababona umugore watamwubaha, atamugandukira, akamara umwanya areba imirongo yose ibwira abagore kuganduka. Ntabwo uri umugore, ntabwo ukeneye kwiga ibyo kuganduka, ahubwo uri umugabo, iga iby'Imana yasabye abagabo ubishyire mu bikorwa. Nanjye ndi umugore, niga iby'Imana yasabye abagore, nitoze kubishyira mu bikorwa, saba ubuntu bw'Imana, ne kwibwira ngo ibintu bizikora gutyo gusa. Nta kintu cyiza na kimwe kibaho kikora. And these principles that are given for us, we don't take time to study it and put it in action. This is what the Lord has given. It needs to be put in action in order for it to work for us. Iyo abantu rero umugabo re n'umugabo, umugore
igize Imana bakubaka ku rufatiro ruzima, bakubaka urugo rwabo ku rufatiro ruzima rw'ubumana, bamaze kumenya ngo inshingano yanjye n'umugabo niyi, y'umugore nimo ndabiharanira, ntago ndi bubigereho 100% sinabigezeho, ariko nibyo nshaka, nibyo mparanira. Iyo bamaze kwemeranya igihe bareba ibigendanye n'urugo rwabo, niho bashobora kwishyiraho utuntu tumwe na tumwe dutuma barushaho kuryoherwa, ariko bafatiye kuri rwa rufatiro rw'ubumana, ikimana isaba umugabo n'ikimana isaba umugore. None bakagenda bashyiraho ibintu bigendanye n'imibereho yabo, n'imico yabo, naho bari, n'ikigero cy'imyaka barimo, ni bari bato aribwo bagishakana, ni bamaze imyaka myinshi, bitewe n'ibihugu barimo, bitewe n'akazi bakora, bakagenda bareba ibyarushaho kuryoshya uwo mubano wabo. And this thing that God has given us, it's when we needed, when the wife and the husband, they built their home to the level where God wanted, is to see what the Lord wanted. Are they doing it? Whether which country you are from, where you are, that you need to go through it and see that it is going according to the will of God. And this is where we can say that it is like a fertilizer or pouring on the flowers that are growing. Bashobora kwicara kuvuga ngo twebwe ikintu kitubereye cyangwa kidukwiriye, nubwo ntekereza ko abantu benshi babihuriyeho, spending quality time together. Kind of about saying I love you, being kind, showing affection, offering compliment, going on dates, writing notes, giving gifts, n'ibindi. Reka nongere mbivuge mu Kinyarwanda. No kuvuga ngo bashobora kwicara bakavuga ati twebwe kugirana quality time together, rwose birakuryoheye, reka tujye tubishakisha tubikreye bibyo, kubwirana ngo ndagukunda kenshi gashoboka inshuro nyinshi, nta ndagukunda ya muri rimwe mu myaka ingahe, kuko ibyo ni nk'ifumbire. No kuvuga ngo twakoze garden, twakoze umurima, ariko no turimo turawufumbira, kuba kandi ku wundi, kuba umugwa neza kuri yo, kumukorera utuntu twiza, ntuze ngo umanukane igisirias cyo muri ministry, umanukane igisirias cyo mu bucuruzi, umanukane igisirias cyo muri business aho wiriwe ukizana igikubite ko mwashakanye, oya tube serious muri ako kazi tubigereho rwose, ariko mu rugo mu rushako uze ubere kandi wo mwashakanye, umwereke urukundo, complimenting, umubwira ibyiza. Hari abantu byorohera kubwira ibyiza abo hanze, akumva ati wambaye neza, ariko kubwira umugore we uteka neza, wagaburiye neza, byagenze neza, amateraniro y'abashakanye, ugasanga ibyo bintu byacwe umunwa cwe urafunze. Going on dates, kuki tutakongera kugira akagoroba kacu, gusohokana, niba dufite amafaranga tukajya heza, niba tutafite tukicara ku muhanda cyangwa ahantu hari public. Ibyo byose ni utufumbire dutoya, ariko tudufumbire nta fondasiyo y'ubumana, turarambirana, turasaza, duhinduka ubusa. Niyo mpamvu nudufumbire, ariko unafumbire ikiriho igihari. And all that she says, that people should have a quality time. If there is no fertilizing it, it will die. Akagatatu nuku guhindura ubumwe bwacu a priority, to make their union a priority. Ubumwe bwabo nukuvuga ngo abashakanye kugira ngo barinde bya bindi byiza Imana yabahaye, hari ukumvira Imana n'ijambo ryayo, hari gufata amahame agenga umugore n'umugabo tukayaplayinga, tukayishyira mu bikorwa. Icya gatatu nuko ubumwe bwanyu nk'abashakanye buba priority kuri mwembi. And there are 3 things that needs to be stated, principles that you have given, and you apply it, and this union can be important in you, both of you. Ubuzima bugizwe n'ibintu byinshi. And life has many things, many parts of it. Twabona amafaranga cyangwa tukayabura, abavandimwe batubera beza cyangwa batubera babi, n'ibintu byinshi bigize ubuzima kandi bibunyeganyeza. Ariko umugore n'umugabo bakwiriye kureba ko ubumwe bwabo buba priority mbere y'amafaranga, mbere y'ibindi bintu ibyo ari byo byose, mbere y'indi miryango yo ku ruhande, mbere y'ikindi kintu. Bombi bakabigira ngo ubumwe bwacu nibwo bw'imbere, nibwo buza imbere. As a life has got many differences, but as a wife and a husband, they need to monitor on the unity that they have, that they should have the priorities before everything comes. Ingo zose zigerwaho n'imiyaga, zose zigerwaho n'ibibazo n'ingorane, byaturukaho muzi, byaturukaho mutazi, byanaturuka no muri mwebwe ubwanyu. And all the families face the wind. It can come to what you know or what you don't know. Ibyo bitera ikintu biba bigamije no gusenya ubumwe bwanyu bw'abashakanye. And this arrows, what it means is to destroy your marriage. So iyo ubumwe bwacu ari priority, dukwiye gukemura ibibazo nk'ibibazo, ariko tukabikemura turwana ku bumwe bwacu, atari ya pride cyangwa bwa bwibone budutera kwa ngo ningiye wari ufite ukuri, ariko none se kuba mfite ukuri ariko ubumwe bwacu bugasenyuka, mu by'ukuri byunguye iki mu mugambi w'Imana?
And when the unity has priorities, we need to solve the problems in the unity, not only saying that you are the one the cause of it. ubwibone bwacu nibwo dutera kuvuga ngo I was right, ni njye wari uri mukuri, nkabirwanira. Nshobora kuba nanjye wari uri muri kuri koko, ariko se nimba nari ndi mukuri ariko ngatakaza ubumwe bwacu, umugambi w'Imana nkawusenya n'ukuri kwanjye, bimaze iki? And the pride is the one that causes us to say that I was right. And how can I say that being pride and also cause to destroy my unity? What benefit on it? Ikindi tugomba kwibuka nuko urukundo ruva ku Mana rutwikira ibicumuro. And what you can remember that the love that comes from God, it always covers the sins. So imiyaga yateye yabaye myinshi, ntidukwiriye gutinya gushaka ubufasha n'inama ku zindi couple, izindi couples turimo tubona zimeze neza, zifite icyo ziturusha. Ntago ari ukwimena inda, ibyo bintu by'umuco ubivuga ngo ni ukwimena inda, ibintu byacu nitwe tubyirangiriza. Ubundi ni byiza iyo tubyirangirije, ariko si iyo byanze ko tubyirangiriza. Ni byiza igihe imiyaga yabaye myinshi ko dutera intambwe tukareba abandi bantu badufasha. When the wind has become too much, it is also important to seek help from those better example for you. Those families are better for you. Don't say that this is to spoil your families, but it's to look for the help. Hanyuma abantu bashyize imbere ko ubumwe bwabo ari bwo priorite, ari bwo bw'ingenzi. Hari amagambo ataba mu kanwa kabo nubwo baba barakaye. Ntago bavuga ngo nzigendera, ntago bavuga ngo nzagusiga, ntago bavuga ngo kandi twatandukana. Hari amagambo ataba mu kanwa kabo nubwo baba barakaye. Abantu bafashe ubumwe bwabo bakabugira priorite. For those who take their join as a unity, they are words that cannot come out of their mouth that say that I will leave you, you are nothing, you are useless. Those are the words that cannot come out of your mouth. Nagira ngo twibutse ko amagambo yacu ameze nk'imbuto. I just want to remind you that our words are like seeds. Ikindi amagambo yacu nshobora kuyavuga ngewe ntayitayeho, ariko ugutwi agiyemo kwa mugenzi wanjye kugasiga rwose kumusenya. I can say it without thinking that it will hurt somebody, but the person who hears it, it destroys them. So abashakanye bari muri Kristo Yesu, hari vocabulaire, simvuga ko mutazarakara, simvuga ko tutazarakara, ariko hari vocabulaire zitagombye kuba mu kanwa kabo. And for those who are in Christ, there are verbs that cannot be in your mouth or in your tongue. So twavugaga, twashimangiraga, twatindaga kuri uyu mugambi wa mbere Imana yayiteye kurema urugo cyangwa gushyiraho urugo. Impamvu twawutinzeho tunawushimangira nuko ubumbiyemo ibindi byose. Iyo uwo mugambi wa mbere wa companionship, fellowship, comfort, gushyigikirana, iyo umugambi wa mbere wagenze neza, ibindi bikurikiraho bigenda mu buryo bworoheje. And we took time to speak about this union or plan of companionship that the Lord has put. When things are taken care of, everything goes well. So umugambi nise uwa kabiri, aho ngejeje kumenya niduhura ubutaha wenda nzabamenye ikindi, ariko umugambi nise uwa kabiri Imana ijya kurema urushako. Ni umugambi w'uko Imana yashakaga kurema ahantu hari stable, to create a stable home in which abana bashobora gukurira bameze neza, bari epanui. Mbese Imana ishyiraho urugo yari iremye ahantu hari stable, hashobora kuvukira urubyaro ruzakura rumeze neza, rukarererwa ahantu hameze neza, ntirukure mu gihagararo gusa, bagakura bari epanui. Mu Gifaransa bavuga epanui, yego, banezerewe. And when God created the home, he was making this thing stable so that the children will grow in the happy home or in the good family. Muri make ibyago n'amakuba byuzuye isi, n'ibya bindi mwasengeraga ku munsi w'ejo, ibikomere byuzuye, ibintu bimeze nabi byinshi byapfiriye aho abana barerewe, aho amaboko yabakira uko hari hameze, mu nduru zari ziri muri Muryango, mu rukundo rukeya, muri papa wasize urugo, muri mama wigendeye. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana kwari kugira ngo society imere neza, ariko biciye mu rugo, abantu bakirwe n'amaboko mazima, bicare mu rugo rurimo urukundo ruvugana neza. And the trouble and tribulations, the ones that you were praying for, and the wounds, this has fallen because the way the
children has been born from the family that is unstable. ariko kubera icyaha kibyara kwikunda, kibyara gukomereka, tugakomeretsa, ibyo ngibyo ntago birimo kugerwaho. And because of sin and the wounds that we have wounded others, that's why things are not coming. Niyo mpamvu nongera kubinginga abari muri Kristo Yesu, ndabinginga abari muri Kristo Yesu. That's why I am begging you, the one who in Christ Jesus. Urugo rwawe ntago ari urwawe ku giti cyawe, urugo rwawe ni umurima w'Imana, urugo rwawe ni ahantu Imana izamurira abahungu n'abakobwa bazazamuka bafite amarangamutima mazima, bafite ubuzima buzima, bizorohera gukizwa. I beg you that your home is not yours, but is a farm of God where girls and boys that will grow up in loving God and obeying Him. Tugiye mu buhanuzi bwa Malaki igice cya 2:14-15 turabona agaciro Imana yabihaye. If you go to Malachi and chapter 15, you will see how God has given Malaki igice cya 2:14-15. Malaki 2:15. 14 and 15. Cyangwa mu cyongereza mu n'ahandi. Okay. Haravuga ngo nyamara murabaza muti umurongo ubanza hari havuze ngo Imana ntikita ku bitambo byabo, amaturo yabo Imana ntikiyitaho. Mwumva icyari gitumye Imana itita ku maturo yabo. Ku murongo wa 14 ngo nyamara murabaza muti ibyo biterwa n'iki? Biterwa nuko wowe mugabo wahemukiye umugore wawe mwashakanye ukiri umusore, mwasezeraniye imbere y'Uhoraho ko ari mugenzi wawe akaba n'umugore wawe w'isezerano. Mbese Imana ntiyakugize umwe nawe, mwembi muhuje umubiri n'ubugingo? Kuki se yabagize umwe? Suko yabashakagaho urubyaro ruyubaha. Nuko rero ubwawe wirinde guhemukira umugore washatse ukiri umusore. He said that you cry out, why doesn't the Lord accept my worship? I tell you why. Because the Lord witnessed the vow you and your wife made when you were young, but you have been unfaithful to her, though she remain your faithful partner, the wife of your marriage vow. Muri make ibi biratwereka agaciro Imana yahaye umubano mwiza, ubusabane bwiza bw'umugore n'umugabo. Tekereza ko Imana yanze kwakira ibitambo byabo kuko abagabo bahemukiye abagore babo. Muri make wa mubano mwiza Imana yabashakagaho ubuze byateye Imana kutakira ibitambo byabo. And this is what the Lord says, because the men did not, God did not receive into what they have given, it's because they have not fulfilled their vow that they have vowed to their wife. Hanyuma ku murongo wa 15 ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Imana yahaye umugore n'umugabo kuba umwe ngo bahuze umubiri, bahuze ubugingo, ngo kugira ngo bazabashe kubyara urubyaro rwubaha Imana. And the 15 said, didn't the Lord make you one with your wife? In body and spirit, you are His. And what does He want? Godly children from your union. Muri make iyo habayeho guhemukirana kw'abashakanye, kubona urubyaro rwubaha Imana biba bitangiye kuba ikibazo. Muri make kurubona biba bigiye kugorana. And when there is quarrel or there is a problem in marriage, to receive children is going to be hard or to be not going to be received. Imana y'imbabazi tugarukemo uyu munsi twisubireho kuko uri igikoresho wa mugabo we, wa mugore, uri igikoresho gikomeye mu maboko y'Imana. Iyo habayeho guhemukirana kw'abashakanye, ahagaragara cyangwa hatagaragara, nagira ngo mubwire ko isi y'umwuka iri soreyere kurusha isi y'ibifatika. Mbuze uko mbivuga, mbuze ngo isi y'umwuka irafatika. Isi y'umwuka irema ibintu bikaba, no kuvuga ngo iyo abashakanye bahemukirana ahagaragara cyangwa hatagaragara, bizanye icyuho muri urwo rugo, bizanye icyuho muri urwo rubyaro, bigiye kuremereza ko abana bazahinduka abana bameze neza, kuko Imana yavuze ngo ese kuki yabahaye umubiri umwe ikabaguza umubiri n'ubugingo, ngo yashakaga urubyaro ruyuba. Muri make yo guhemukirana kuje, urubyaro rwubaha Imana rutangiye kuba ingube, rugiye kubura. And God of mercy, brethren, you are the vessel of God, and this reality I'm talking about, the reality is untouchable. That's why God says that He's given the body and the spirit, you are His. That's why they got children from your union. This needs to be respected. Umuntu ashobora guhisha igicumuro yakoreye mugenzi we, ariko igicumuro guhemukira uwo mwashakanye, cyane cyane gucana inyuma kw'abashakanye, bimeze nk'inzu. Mu Kinyarwanda bavuga ngo ni inzu yajemo umututu. Umututu ni ugusaduka kw'inzu. Inzu ntiyaguye ariko yasadutse. Umuntu ashobora guhemukira uwo bashakanye ntagire umuntu ubimenya, bigaragare uwo bashakanye ntabimenye, abana
turabimenye ariko iyo nyubako yajemo faye yajemo umututu yasadutseho gakeya. You can disappoint the one you are married for. You can not see it in a visible way, but in the home that God built, it has been a crack on it. So bimera nko gusaduka kw'inzu. Iyo inzu rero yasadutse ukuntu bigenda ntago turimo tuvirwa muri ako kanya, turi amahoro muri ako kanya, ariko umuyaga nuza, umuyaga nucamo yanzu yari yasadutse tuzamenya burya ko yari yarasadutse. Ni ku mwanza akora nshuti y'Imana. And the house can be a crack on it. You won't see it just right now, but you will see when the wind comes. That's when you see the rain comes through it, and that's when you know that the house has been broken. Abagore n'abagabo badahemukirana badacana inyuma byongera amahirwe ku rubyaro rwabo ko bakura bishimye badafite ibikomere mu mitima yabo, bikongera amahirwe yo kumenyeshwa Imana bakiri batoya. And the home that is stable, that is not disappointing to one another, it adds the blessing to them and also to their children. So urugo rurimo guhemukirana kw'abashakanye rwongera ibyago n'amakuba mu isi. Urugo rurimo guhemukirana kw'abashakanye byongera urubyaro rutubaha Imana, urubyaro rwuzuye umuruho, urubyaro rwuzuye ibikomere kubera guhemukirana k'umugore n'umugabo. And because of the disappointment of men and women, it also creates children doesn't love God and children doesn't know God because of this. So ndangiza kano nshuti z'Imana. So zabanye kubera ko ndimo kuvuga icyongereza ndanyirimo ndavuga so. Umva nshuti z'Imana, ndangiza kangaka. Yemwe abari muri Kristo Yesu, yemwe abari muri Kristo Yesu, twibukiranye ko turimo kurerera Imana. Ubwo turimo kurerera Imana rero, Imana yifuza urubyaro ruyuba. Ntago twebwe turera umubiri gusa, ntago abana tubajyana mu ishuri gusa, ntago abana tubambika gusa, ntago abana tubagaburira gusa. Dufite ikindi gice, dufite ikindi gice turerera Imana. Igice cyabo cy'umwuka kiratureba abari muri Kristo Yesu. And for those who are in Christ, Jesus Christ, we are raising for Christ. And this is as God knows that we are raising for him. Ubushize narihannye, reka mbikubwire wenda nawe wakwihana. Mfite abana bakuru, ntabwo mfite abana batoya. Yari amasaha yo kwigana ijambo ry'Imana, none umwana wanjye yari aryamye muri ayo masaha, yari amasaha y'umugoroba, yari yaraye ijoro, none ayo masaha aryamye aruhutse. Ndagenda mfunguye icyumba cye, mbona ukuntu asinziriye, numva mugira imbabazi, numva ashatse kutamubyutsa. Nako sinanamubyukije. Sinamubyutsa kuko naninzi ko ararushye, numva mugira imbabazi kuko uwo mwana asinzira kuvuga ubuse ndamubyutsa ni isaha imwe yo kwiga ijambo ry'Imana, reka mwihorera azaryiga ubutaha. Hanyuma nsubiye kwicaraho aho nicaraga njya kwiga ijambo ry'Imana, numva nigaye gute. Ndavuga uyu mwana yaba kwari kujya ku ishuri, nubwo arushye nari kumubyutsa. Yaba kwari kujya ku kazi cyangwa ari indege igiye kumusiga, nubwo arushye nari kumubyutsa. Murebe uburyo, ubwo ndivugira ibyanjye sinzi ibyawe, ariko murebe uburyo twibagirwa guha agaciro ikizahoraho, ubugingo bw'umuntu, igice cy'umwuka. Ariko kumujyana mu ishuri ntusiba, hakonje imvura yaguye, mwebwe mufite n'ibihugu birimo ubukonje, tegereza kudasiba. Ariko fellowship yo mu rugo turayisibya. Muri make natwe turimo turarera nk'abisi nk'uko barera. Wibuke ko mu migambi y'Imana yatumye ishyiraho urugo, irifuza urugo ruzavamwo abana bayubaha. Abana ntibazayubahira muri Sunday school, abana kushyiraho fondation nzima ni iwacu mu rugo. Umwami Imana bidushoboze kubw'imbabazi ze. As I would just repent myself, what is myself, I don't know you, but there was a time that we always have a fellowship in our home, and the time came when my child was sleeping, and I felt sorry to wake him up because he spent time reading. And when I was going back to sit, I was going to fellowship with God, and I was disappointed and say, if it was a school or going to work, I was going to wake him up. Or if the plane was going to leave him, I was going to tell him to wake up. This is me that I'm saying that God wants us to teach our children, not in a Sunday school, not somewhere, but to teach ourselves, our children from our home. That's where the foundation starts from. So bavandimwe banjye muri Kristo, bagenzi banjye, urugo rwacu nirutaba nasari y'Imana, pepiniere handi batera ibiti
bakabigemura. Nirutaba pepiniyeri y'Imana, nirutaba nasari y'Imana, ruzaba pepiniyeri ya Satani. Nta hagati na hagati habaho. Isi ntigitanga hagati na hagati. Brethren, if our home is not necessary, it's a crash for God, it will be also crash for the devil. So there is those two are divided. Turimo turarerera Imana, mureke twe kurera umubiri wonyine. Ikindi turinde amarangamutima. Hari umuntu wadusekeje mu myaka ya kera twebwe tukiri abana, nta muntu witaga kuko umuntu feeling. Niko twakuze marezuma n'abana bacu tubarera gutyo. Nukuvuga ngo Imana wariye wakoze devoir waryamye amarangamutima arishimye arababaye nta wabiyita ariko nanyangubwire ko umuntu afite ibice bibiri. Kandi abana Imana yaduhaye mu rugo rwacu arabo twabyaye arabo turera kuko Imana iby'Imana yabwiye Abraham irambwira ngo icyatumye nkumenya no kugira ngo utoze abana bawe nabo mu rugo rwawe kubaha Imana no gukurikiza amabwiriza y'Imana. Izo nshingano ziracyari zacu twebwe abagize umugisha tugakizwa. Let us raise our children in God and not using our emotions. As Jesus the Lord told Abraham that teach your children the ways of the Lord. Ini migambi ibiri nyivuze nihuta no kurinda abashakanye ubusambanyi. Isi yuzuye ubusambanyi, niba budashaka gusambana amashusho azagucaho, abakobwa bambaye ubusa bazagucaho, abasore bameze gute bazagucaho, ubusambanyi buzaza mu matwi yawe utabishaka, uzatambuka mu maso yawe. Ahantu ntuye hari iruhande rwaho, aho ndabaga nicaye ndimo niga ijambo ry'Imana mu cyumba cyane, abafundi baravuga nkumva, abafundi bavuze ibiganiro by'ibishego mu gitondo kugeza asanga biba ngombwa ko nimbuka aho hantu. So ubusambanyi buri ahantu hose. Umwe mu mugisha Imana yahaye abashakanye ni ukugira ngo babane umubano w'abashakanye barindane ubusambanyi. Niyo mpamvu bidakwiriye abari muri Kristo Yesu cyane cyane abatoya batangira urugendo ko abantu baba ahantu hatandukanye mu bihugu bitandukanye kandi igihe kirekire. Birashoboka ko wagira impamvu y'urugendo yo kujya kwiga ariko mu by'usengera mu by'ushyira imbere ku bana n'uwo mwashakanye mwegeranye. Ushyira imbere amashuri n'amafaranga uzarye bikeya ariko making sure ko wegeranye n'uwo mwashakanye. Ntabwo muzahorana n'imuzirikawe no kwirinda birakwiriye ariko aho bishoboka bizabe ngombwa kumwegeranya cyane cyane abakiri batoya. Imana ibidushoboza. And the things that I was also saying is that to protect those who are married from fornication, because fornication out here is something that the devil used. As I was listening to those who were building close to my house, they were saying words that were not godly. Please, if you can, protect your family. Stay together. Do not far from each other. They may be different courses, studies and stuff like that, but I plead with you, please be together as a husband and wife. Ndarangije umwanya wabaye muremure. Icyanyuma undi mugambi ni ukwezwa kw'abashakanye. Sindi bukivugaho byinshi ariko niba umaze iminsi mu rushako Imana izakoresha uwo mwashakanye kugira ngo wezwe. Izakoresha uwo mwashakanye niho uzigira gukunda, niho uzigira kwihangana byuzuye, niho uzigira ubugwaneza bwuzuye, niho uzigira gushira umujinya n'amahane, niho kamere yawe izakubitirwa hasi. Rero muri bimwe mu bigambi Imana yari ifite idutije muri tukiri nahangaha twebwe no kwezwa kw'abashakanye. Imana ibaho umugisha, murakoze cyane. Chris araza kutubwira uko tubigenza. Niba dusenga tugasoza, niba dusubizaho gakeya aratubwira. Murakoze. Ndebye uko nabonye ibyo mwagiye muvuga nagendaga mvivura kuko n'abanyirabo nabandikiye ndababwira nti hari ikibazo gifite bisa nkaho wari warebye ibibazo bari bafite. Hari kimwe gusa babajije namubajije namwe ati please kibaze. As I see what you have spoken, you have answered all the questions that I have. There is one that I still want to ask, and yeah. Okay. Yambwiye ngo wavuze ibyiza byo kubaka urugo rwiza, ngo ariko ibyo byose hari igihe binanirana. Yego. Ukagoragoza ibishoboka byose mu bikanga. Divorce yemewe ryari? Pardon? Divorce yemewe ryari? Ese umuntu abwirwa n'iki ko yarangije kugoragoza? Abwirwa n'iki ko yageze ku ndunduro yo kugoragoza? How do you know you are at the end of trying?
igihe umuntu ngira ngo yananiwe. oya kunanirwa kwanjye kwaterwa n'ibintu byinshi. Kunanirwa kwanjye kwaterwa nuko ibindi ruhande binkomereye. Kunanirwa kwanjye kwaterwa nuko nanjye ubwanjye ntari mfite agatege, kuko umuntu umwe ashobora kuza guterura ijerekani ya litiro 20 umwaka yiterura undi ntayiterure. Uwabashe kuyiterura ni iki? Amaboko ye yaratojwe, yamenyereye guterura, so arayiterura arayibashije. Utarabimenyereye guterura ntabwo ayiteruye. Imbaraga rero zubaka urugo muri iki atari no muri kino kinyejana gusa, kuko urugo rwatangiye guterwa Imana ikirushyiraho. Kwa Adamu na Eva Satani yarakomanze, ntiyanatererewe atarabyara n'abana na bamwe. Satani yaratinyutse arakomanga. Ingo zacu rero uyu munsi no turimo tugana n'igihe cyanyuma, nago Satani yabura gukomanga. Igihe dushobora kuvuga ko umuntu yahunga aho uko ngewe nizera, igihe dushobora kuvuga ko uwashakanye yahunga ni igihe hari violence yamwangiza, yamwica, yamukomeretse. Kandi nabwo mpunze, ntabwo mpunga ngewe niba ni umukristo, tuvuge niba ninge mukristo nkaba ndimo gukubitwa, ntabwo mpunga nuzuza impapuro za divorce. Oya, ndahunga ntazuzuza. Ndahunga mpungishije amagara yanjye, ndahunga mpungishije abana banjye iyo mijugujugu irimica hejuru, ariko ntabwo mpunga nuzuza impapuro za divorce. Ndahunga ninginga Imana, ndahunga nsenga, kuko umugabo wanjye ntabwo rero dufitanye ikibazo, ni Satani dufitanye ikibazo. Umwanzi w'iby'Imana ni Satani, ntabwo ari umuntu. Rero aho ngaho bizaterwa naho kwizera kuri mu kaga, kuko utari mu kaga urimo kuzana kaga, we deja Satani aramufite, ari mu biganza bya Satani, yabaye igikoresho cye. Satani arimo aramukoresha kubabaza umuryango yigeze gukunda, wenda niba yaratangiye awukunda. Uwo ngo Satani aramufite, none Satani washaka arashaka gufata wa wundi wari uhagaze. Niba rero wa wundi urimo kugirirwa nabi ari umukristo koko, kandi ijambo ry'Imana ari ryo rigenga ubuzima bwe, ko umuntu ashobora kuba umukristo ariko twabivuze ngira ngo ku munsi w'ejo akagengwa n'ijambo ry'Imana 50% cyangwa se 70% burya aba yagerageje cyane. Ariko niba agengwa n'ijambo ry'Imana 100%, nzahungisha amagara yanjye, ariko nzayahungisha nuzuza impapuro za divorce. Nzayahungisha nkomeza kwinginga Imana, kuko kudivorce ko wana divorce pe wahunga. Bibiliya irabyemera umuntu yasambanye ushobora gusaba divorce, ariko Bibiliya yavuze ibyo ngibyo, ni nayo yavuze kubabarira abatubabaza. Petero yaratubarije nzamubabarira inshuro zingahe, arambwa ngo 7 inshuro 70. Ntago tuzi ngo umubare kangahe, n'umwuzuro wose. Ni ukuvuga ngo rero wowe wababajwe bitewe n'ikigero cyo kwizera kwawe, naho agatege kwawe kageze ushyigikiwe n'Imana, wahunga uwo muntu. Ushobora no gusaba divorce kuko yasambanye, kandi Bibiliya ikabibyemera, ariko hari ikintu ugomba kwibuka. Bibiliya iravuga ngo uwatandukanye ngo agume ari unmarried. Mu Cyongereza niko bakoresheje. Bibiliya y'Ikinyarwanda yera yakoresheje ijambo ribi ryitwa igishubaziko. Akenshi rero iyo umuntu afatiye icyemezo nk'icyo gikomeye mu gahinda n'umubabaro, icyo gikurikiraho ntabwo yarigeze agitekereza. Agera hakurya akiri mutoya, irungu rikaza, ukisana, ibikomere byo kwanga abagabo cyangwa abagore bigashira, ukongera ugakenera gushaka. Kuba byarakozwe n'abantu benshi ntabwo birahindura ijambo ry'Imana. Iyo rero umuntu ageze ahantu ho gutekereza kuri divorce, urwo rugendo ntukwiriye kurugenda wenyine. Niyo mpamvu ntabwo ari igisubizo cyo gusubiza muri rusange. Egera umuntu ubona yubaha Imana, umuntu mukuru. Nibiba byiza ari umuntu bazi mwembi, umugore n'umugabo ushobora kubakunda mwembi, mwegere mu biganire. Iki si igisubizo in general, ntabwo ari igisubizo cya rusange. Ni ikintu ni ka by ka, kuko igiteye umuntu gutekereza divorce gitandukanye n'ikibiteye undi. Rero urwo si urugendo rwo kugenda wenyine. Indi mpamvu ituma atari urugendo rwo kugenda wenyine nuko uri mu minsi y'imibabaro. Uri umuntu ababaye cyane ntabwo atekereza neza. Agatekereza neza, aba atekereza ibyako kanya gusa, ntareba icyo bizakora ku bana, ntareba icyo bizamukoraho. Ikindi, abantu batandukanye bakeya naganiriye nabo, nta muntu wishimye. Hari ubwo uvuga uti nimusiga nzishima. No, ni nko gushwanyaguza, ni nko kuncamo kabiri. Ntabwo ushobora kuncamo kabiri ngo ndeke kugenda mvirirana. Numvuna nzagenda mvirirana. Najya gutura muri Korea y'Amajyepfo, undi agatura South Africa, twari twarashakanye, buri gihande kirimo kiravirirana ku rwacyo ruhande. So ndinginga rero waba bazi icyo kibazo, yaba akibariza we ku giti cye cyangwa akibariza umuvandimwe we cyangwa inshuti ye, urwo rugendo si urwo kugenda wenyine. Egera umuntu mushobora kugendana, ariko umuntu wubaha Imana, umuntu ushobora kubakunda, umuntu ushobora kugushyigikira mukabigendanamo. Inama muzavanamo nzima igendanye n'ijambo ry'Imana, aba ariyo muzashyira mu bikorwa. Imana ibahe umugisha. Jana bakora samari. Sorry, namwibagiwe burundu. Byari bikomeye.
as she was saying, responding to the question that had been asked, and she said that this journey is not for only you, depends on the situation that you are going through. But I don't encourage the divorce, because the only thing that you can do if you want to divorce, if you want to go divorce somebody, you don't use the paperwork or the law work. You only need to save your life. If there is a threat of your life or there is a violation, you just need to run away from him. Not only, but you need to save the life of your children. But this thing only depends. But if you can find somebody you can talk to, family members that you trust or the friends that you trust, they can also help you. Also, he emphasized that remember that the devil, if he has your husband, he also wants you to be part of them. But if you are a follower of Jesus, you need to be clever enough not to follow the deception of the devil. Chris, nyemerera nongereho iki. Iyo tuvuga violence, iyo umuntu ahunga, akenshi tuba tuvuga violence physique, gukubitwa, hariho na violence sexuelle, kandi hagati y'abashakanye nagiye numva aho umuntu vraiment yabiza agirira nabo bashakanye sexuellement ku buryo rwose yakwangirika. Ibyo ngibyo urabihunga. Ariko hari ikintu kiriho uyu munsi nifuza kuvugaho, cyitwa hajya bakita guki, ni abuse ariko y'amagambo, ni amagambo ari toxique, aho umuntu akwabuzinga ariko akoresheje amagambo, akakwica rubi akoresheje amagambo, kubera ko ntacyo umaze, ntacyo uri cyo, wabyuka ugiye gukaraba ati nkaho uramara iki, nkaho uragira ute, nkaho none ashobora no kukubwira ibintu wowe udakora, ariko kubera ko abikubwira igihe kinini ukagera ukagira ngo koko urabikora. Wenda akakubwira ati uri n'indaya, uri n'ikirara, uri warananira, kandi koko utarananiranye, wajya nko mu kazi akakubwira ati wenda ugiye mu bagabo cyangwa ugiye mu bagore, none kubera ko abikubwira igihe kinini ukumva ubaye nk'umusazi, ukajya ugira ngo koko ubwo buzima mbese abuse iri toxique kuri icyo kigero. Nayo There are also other abuse, that is physical abuse, when somebody is beating you or is using the Bible abuse, saying that you are a prostitute. For instance, you're going to work, you're going to meet men. Those are the kinds of the abuse that I'm talking about. So stand yanjye kuri iyo ngingo, reka nyivuge, uwo yafasha yamufasha. Wenda siyo yari kuba iyo nza kuba wenda mu myaka myinshi ntara ijambo ry'Imana ritaragwirira mu mutima wanjye nkuko numva rigwiriye ririmo rigwiramo uyu munsi. Niyo mpamvu gukurira mu gakiza ni ikintu cyihutirwa ku muntu wakijijwe. Gukurira mu gakiza, amagambo y'Imana akagwirira muri we, birihutirwa cyane cyane cyane. Ikibabaje nuko abana b'Imana benshi batarimo kubyihutira, bumva amagambo kanaka yavuze bagafata akundi yavuze mu ndirimbo, amagambo y'Imana ntagwirire muri bo. Noneho amagambo y'Imana kubera ko atagwiriye muri bo, yakumva ayo magambo mabi akaza akamwuzura, akumva arapfuye neza neza. Ariko ayo magambo y'Imana agwiriye muri njyewe, Chris, nubwo wambwira ngo ndingagiye mu birunga, nubwo wambwira Hortense uri n'indaya ku karubanda, nubwo wambwira mbuze ikindi kintu kibi, ikintu cyose wambwira uyu munsi, kuko amagambo y'Imana yageze mu mutima wanjye. Ndabizi ko ndi umukundwa wa Kristo, ndabizi ko ndi mu ishusho y'Imana, ndabizi ko Imana yanciye mu kiganza cyayo nk'imanzi, ndabizi ko inyitayeho. No kuvuga ngo ayo magambo mabi ntabona hafata, kubera ko hari mwandi magambo yagiyemo ya Yesu. Kandi umuntu usuka amagambo mabi ku wundi, burya bari indembe aba yarashize. Kuko sinshobora gusohora ibintu bibi mu kanwa kanjye mbibwira undi muntu bitanyuzuye, biramwuzuye, ahubwo niwe urushye kuri icyo gikero, niwe umeze nabi none akabisuka ku wundi muntu. Ibyo nabwira rero abari muri Kristo bifuza kugengwa n'ijambo ry'Imana 100%. Gwiza amagambo y'Imana muri wowe. Nigute amagambo yanyimura mu rugo rwanjye, nigute urugo rwanjye narusigira Satani gukora ko umuntu ngo ambwira amagambo mu gitondo nimugoroba. None sabwa arayambwira asanga amwe yandi, harandi yagiyemo meza, haranda akomeye yagiyemo atuma yo ngayo ntaho afata. Mwibuke ko uru rugo umwanzi warwo ni Satani. Niba Satani ashobora kukwima uri umukristo, ubwo navuga bari muri Kristo, abatari muri Kristo vraiment ntago nzi kibatabara uyu munsi. Ariko niba uri muri Kristo Yesu, nigute ijambo rya guterura mu rugo rwawe ukaruvamo, abana bawe ukabaraga gatanya, iyo generation yo gutandukana niba yareri aho komoka ukayikomeza nawe, icyo kintu ukakihorera vuba ngo kubera ijambo ribi. Nishaka ribe myinshi, nashaka bayavuze imyaka 10, nanjye ndagira ndi menshi cyane ndunzemo ayakubye inshuro zingaye. Iyo rero ndagira ngo nyivuge kubera ko abantu benshi amagambo arabananije, bataye ingo zabo kubera amagambo. Ariko mu byukuri umuntu uri muri Kristo Yesu
ijambo ntirikwiye kumukura mu rugo rwe pe none uretse no mu rugo ntirikwiye no kunkura mu kazi niba amasha kwihanganira boss kubera ko nkeneye umushahara w'ukwezi ndikute none ndeka umugambi w'Imana ugasenyuka kubera umurwayi wanjye erega umuntu ukubwira amagambo mabi ni indembe ubundi si indembe barayisiganya indembe ntabwo umuntu ayisiganya indembe urayirwaza ndabiseka ariko nzi ko bibabaje ariko nubwo bibabaje nakwinginga ngo Imana yacu ntirobanura ku butoni Imana yanyujijemo amagambo yayo uyu munsi ntari mfite wenda mu myaka 5 ishize nawe yayakuzuzamo Imana yashoboje abandi nawe yagushoboza ahubwo yaryana umwete egera Imana n'umwete kugira ngo ugire imbaraga ubashe guhagara mu cyuho cy'urwo rugo none se Satani abona umugabo wawe cyangwa umugore wawe nawe akugeraho kweri kandi ufite Imana mu ruhande rwawe ubundi umwijima ni uhunga umucyo nago umucyo uhunga nikute Satani se akwirukana kandi ari wowe mucyo hagarara Imana izagushyigikira Imana ibaho umugisha urakoze And I will stand on this subject as for myself because I am rooted in the Word of God. No matter how amount of the words that are being insulted with someone or the person that who loves me, I will keep standing because I know the words that are in me are better than the words that are coming out from somebody else. Please do not leave your home because of words. What I encourage you is to be rooted in the Word of God. Amen. Imana ibaho umugisha cyane kandi dukomeze twibuke ko urushako n'umugambi w'Imana ntabwo ari project y'umuntu n'ukuri Imana iteka izashyigikira icyo yatangije nushikama umwanzi ntakumara imbaraga n'ukuri aho hantu uzaharenga Imana izagushyigikira Imana izakurengera kandi uzaraga urubyaro rwawe ibyiza Imana ibaho umugisha. Amen. tugira ikibazo cy'uko abantu bicara ukabata ariko kubera iki Marcel atabonetse uyu munsi ukumva amakuru yose ntabwo cyigisha atari wowe kireba ariko wow yari umuntu azumva ibintu byavuzwe ukumva wakwihana bwa kabiri kandi niko kuri umutima wawe yumva wakozweho ni iby'igiciro gikomeye cyane. And there's the time we listen to the Word of God and you're feeling touched and you want to repent the second time because the word that you have received, it is very valuable into you. Abakozi b'Imana bagiye batuganiriza muri kuno kwezi kwa munani niba mwumvishe neza n'ukuri bose bafite ikintu gikomeye twari dufite kuvuga ku mafamiye bafite ikintu cyose barimo guhurizaho gikomeye cyane gisaba ko twongera kugira umwanya wo gutekereza ku muryango cyane kubera ko Satani ari kuwuhiga kandi umuryango unaniwe n'ubundi n'ibindi bintu byose ukora biba binaniwe. And in all the preachers that we had in this month, they all had the relationship in what they teach us because they know that the devil wants to destroy homes. Pastor dufite abantu dufite ingo z'ubungubu zifite ikibazo umugabo asigaye avuga ngo ari gutandukana n'umugore kubera ko atakimushyira kuri stati. Ya fondasiyo nyine ibere ntayo nta rufatiro ruzima. Yaramubwiye ngo ntakimupostinga ngo sinzi ngo wazabona yarahindutse. Nta kindi uretse ngo kumbere nabaga kuri profile yiwe niba umuntu urimo kujya mu ijuru ryo kurwana n'ibindi bintu na za karande z'imiryango n'ibiki byose akikicara agacunga kuri stati y'umugabo niba itameze neza kumva niho hantu yahera atandukana n'ubundi uwo muntu afite umuzugo yo kubaka. There are those who are giving excuse saying that they are divorcing because their husband did not post them on their status. And because there has nothing to fight the background or there's the root and there's the familiar spirit, they always fight that they should be put on the status. Nukuri turagushimiye Imana Israel iguha umugisha mwinshi cyane kandi watubereye umugisha pe. Amen. Pe hari umuntu ubwiriza ukabona n'ubuzima n'ubundi abayemo. We thank you so much. You have become a blessing to us. Turagusaba uzatwemerera n'ikindi gihe nitubakenera ubundi mugasubira kuduha amezi 5. Fagitire y'amezi 5 kaza muri iyo ndebe. Nuko
hanyuma rero Imana ya Isirayeli ibaha umugisha ku wa Amen. mbere tuzatangira amasengesho yo gusengera kuno kwezi kwa 9 nako, kandi ndibaza neza ko turaza kohereza ibyo tuzasengera ku ntuza ku magroupe yanyu mwese, ariko by'umwihariko turashima Imana ku byo yakoze muri kuno kwezi kwa 8, kandi abantu bose babaye igisubizo by'umwihariko ku turi kumwe ngaha muri kuno kwezi kwa 8. Ndibaza ko hari umuryango wabaye saved. Rero adusengere adusoreze, hanyuma tutandukane tujye kuryama. Nakoze cyane, Imana ibavugishe. Reka dusenge. Amen. Amen. Data, turagushima ku muteguro wawe mwiza, turagushima abana bawe wakoresheje kugira ngo tugere umugoroba nk'uyu nguyu. Ubaha umugisha. Twese twikize mu biganza byawe, abagore n'abagabo, abasore n'inkumi, abari mu ngo nziza, abari mu ngo zagize ibibazo, Uwiteka Mana Nyiringabo, twishyize mu biganza byawe. Mwami, dushoboze kwifuza umugambi wawe ko wasohorezwa muri twebwe. Shoboza abagabo bari muri twebwe kuba abagabo bameze nk'uko ushaka. Kiriya kigero wabahaye ubaha ubuntu n'imbaraga zo kugihagararamo. Shoboza abagore bari muri twebwe nyaguhora ku ngoma guhagarara muri kiriya kigero waduhaye. Turaguhamagaye kandi kugira ngo umwuka wawe uzure ibyapfuye, ukize ibikomere abagore bafite, ukize ibikomere abagabo bafite, ukize ibikomere abana bafite mu izina rya Yesu. Turahamagara amaraso yawe ku mikorere ya Satani ngo ishireho, imarweho mu izina rya Yesu. Ibyo ushaka bari byo biba Mwami, imigambi yawe isohozwe. Komeza amaboko y'umugore wendaga kwirukanka, komeza amaboko y'umugabo wendaga kwirukanka, ubakomereza amaboko Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twubakane nawe. Imigambi yose y'umwa Satani yo gusenya imiryango, yo gusenya ingo zacu, ibicaniro byasabye ko dusenya ingo, byasabye abakristo, byasabye abanyarwanda bene wacu, ibyo bicaniro byose turabizimisha amaraso yawe Mwami Yesu. Ibyo ushaka bari byo, umuryango ni wowe wawushyizeho, urawukunda, uhagazeho. Dushoboze natwe guhinduka aba agent, abakozi bawe, ibikoresho Mwami wasohorezamo ubwo bushake bwawe. Urakoze, icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abaho umugisha, urakoze cyane. Bye. Amen. Amen. Amen.